Ndagira ngo tuzirikane ku buzima bwa Eliya nk'umuhanuzi. Nshaka kubabwira ibintu bigera kuri 5 byaranze Eliya. Tumaze hafi ibyumweru 2 tuzirikana mu gitabo cya mbere cy'abami, aho tubona cyane Eliya nk'umuntu wagize akamaro kanini mu isezerano rya kera, ndetse n'ikimenyimenyi isomo twumvise uyu munsi. Mwumvise ko no guhera mu gitabo cya mbere cy'abami, umutwe wa 2 uhereye ku murongo wa 14, aho batubwira uburyo Eliya yajyanywe mu ijuru ku magare y'umuriro, ifarasi, akaba uwa kangahe wari ugiye mu ijuru adapfuye, akaba uwa 2. Ndetse haryo uwa mbere haryo yitwa nde? Enoki. Nuko pe Bibiliya muribuka ko muri minsi tuzagira general knowledge about Bible, utuntu umuntu agomba kubaza, sibyo? Kandi bikaba byiza iyo ugiye aho biri, kuko ubu nubwo cyakunanira ariko uravuga uti ese burya karya kantu burya duhera muri gardienne, duhera turi abana twumva ijambo ry'Imana. Ni byiza ko twumva ko turizi, turi buze no kubigeraho. Noneho uyu Eliya ibigwi bye ni byinshi, ndetse n'uyu Elisha wamusimbuye uyu munsi we ntabwo mutindaho, ariko aba ni abagabo 2 bagize akamaro gakomeye mu isezerano rya kera, n'abandi ariko uyu munsi reka tuvuge kuri aba ngaba. Nshaka kubabwira rero uyu munsi ibintu 5 mbere yuko tubona uburyo yagiye Imana ikamukorera igitangaza nk'uko yamushimaga. Ariko hari ibintu 5 byamuranze dushobora kwisabira utwo ubwacu, tukabisabira n'abakristo muri rusange. Ikintu cya mbere, ndavuga nihuta cyane kuko tuba dufite iminota mikeya. Ikintu cya mbere cyaranze Eliya ni umubano wihariye yarafitanye n'Imana. Yarafite umubano wihariye n'Imana. Burya mu mibereho yacu ya gikristo hari igihe tugendera mu kigare. Burya rero buriya bukristo bw'ikigare ntabwo Imana ibushima, nta nubwo tubigiriramo umugisha mu gihe utaragira personal relationship n'Imana. Ntabwo uba wakabaye mu Kristo. Niyo mpamvu buriya mu byo dutozwa no mu byo tugomba kwitaho nk'abajene bakuze, tugomba kumenya isengesho ryacu ryihariye, isengesho ryawe ryihariye n'Imana, ko niho ugirana umubano n'Imana. Ngo utaganiriye na se ntamenya. Niba utagira isengesho ryawe, n'uyu munsi ntufite gushengerera. Buri wa gatatu buriya isengesho ryo ku wa gatatu, umwihariko waryo ni isengesho ridutoza kugira ngo duhure n'Imana wowe ubwawe. Aho rero Eliya icyo kintu yari akifitemo, yakundaga isengesho. Uzabibona cyane muri iyi bitabo turi gusoma. Ni wa muntu wakundaga gutura ibitambo. Gutura igitambo mu isezerano rya kera bitubwira hari ubwoko butandukanye bw'ibitambo. Nk'uko ubu tuvuga ngo misa, ngo nasabye misa yo gushimira Imana, kandi n'ubundi igitambo, iyo tuvuze misa biziye ku gitambo n'ubundi. Isezerano rya kera, isezerano rishya, iyo tuvuze misa ubwabyo ni ukuvuga ni nk'uko mu isezerano rya kera bavugaga igitambo. Hariho rero igitambo cyo gushimira Imana, hariho igitambo cyo guhongerera ibyaha, hariho buryo uzasanga Eliya ari mu bitambo bitandukanye. Ubuzima bwe bwari ugutura igitambo. Mu yandi magambo, isengesho bye kuvuga ngo ibintu byose yabihuzaga n'umubano we n'Imana. Icya kabiri, Eliya yakundaga igihugu cye. Buriya ikintu cya mbere cyamuviremo gutotezwa ni urugamba yashoje kurwanya abahanuzi ba Bahari. Kubera ko abahanuzi ba Bahari yabonaga ko bari koreka igihugu, babeshaga umwami ngo ibintu biri kugenda, kandi akarengane kuzuye mu gihugu. N'ikimenyimenyi, muribuka igihe umwami ubwe Akabu yicishije umukene Naboti,
akamwicisha agapfa kubera bari batekinitse bakohereza mu turere twose bakavuga bati Naboti mukene umutindi wari uri hariya Naboti yatutse umwami tukanimana ni nawo muvumo igihugu gifite. Ariko ubwo Yezabeli yabikoze. Yezabeli yari umugore w'umupaganikazi. Basore mupfagura. Yari umugore w'umupagani. Se mwasubiramo. Yari umugore w'umupagani, n'umugore w'umupaganikazi. Nukuvuga ko mu gushyingirwa kwe nari ngiye kuvuga no mu birongoranwa yari yazanyemo igishusho cy'ikigirwa no mu birongoranwa sha. Ni gutya abapaganikazi babaho. Kristo Yesu akuzwe. Ubwo rero atangira kugenda yoreka umwami gutyo n'ikimenyimenyi ubwo muri za nama yamugiraga umwami nyine we yagiye kuneza asaba Naboti akarima ke. Naboti akarima n'akabasokuruza niko bandaze. Ubwo umwami biramubabaza ariko abekojeje umwamikazi Yezabeli ati byihorere ndakwereka. Ubwo rero umwamikazi nibwo guhimba ahimbira Naboti. Bukeye bwaho umwami yumva ngo Naboti yapfuye. Ntiyarazi nuko byagenze. Ubwo umwami yihutira kujya gufata akarima ka Naboti. Kumbi ntakamenye ko Yezabeli yatekinitse kugira umugabo we yishime ariko agatekinika yicisha Naboti. Ubwo rero ibyakurikiyeho Eliya yahise aravuga ati ibintu mwakoze kubera uburyo mwicishije Naboti namwe amaraso yanyu hariya Iyizeri aho mwicishije Naboti n'imbwa zizari zanywera amaraso yanyu. Ntabwo icya gatatu ndetse ubona ko ntabwo Eliya yagiraga ubwoba. Iyo yumvaga ikintu mu buhanuzi bwe nk'Imana imutuma yaragikoraga ibiba bikaba kuko ni umuhanuzi. Ngarutse gato gukunda igihugu ibyo byamuviramo gutangira gutotezwa ariko yarwanyije abahanuzi ba Bahari kuko borekaga igihugu bakavuga ngo ibintu biri kugenda neza kandi akarengane kuzuye mu gihugu. Hariho abantu bari barigize burya iyo abantu batangiye kwimika imana zitandukanye amahabara iki byose byari byuzuye mu gihugu. Abahanuzi ba Bahari bati ibintu biri kugenda neza umwami tujye twinywere ntagende. Rero muzi ko yahanganye nabo abahanuzi bagira 450 akabarwanya ari umwe. Urumva no gutotezwa abantu yatangiye gutotezwa bwa buryo gukunda isengesho bwe. Aho niho yahise ahungira i Horebu avuga ati ko nanzwe na rubanda. Yumva yagiye ahantu yumva arahura n'Imana kuko niyo yonyine afiteho ubuhungiro. Ikindi tubona kuri Eliya ndamutindaho uyu munsi kuko twumvise uburyo yagiye mu ijuru. Arigera rimwe n'umwe twumva ibintu byo muri Bibiliya tukagira ngo ni umugani ariko igihamya Elisha ubwe yarabyiboneye kandi ngo hari n'abandi bayibonaga kuko Eliya yari umuntu udasanzwe. Rero icya kane kureba kure. Eliya yari umuntu uzi kureba kure. Ubibona ute? Hariya twumvise uyu munsi bari abanuzi babwiraga Elisha bati nyamara uyu munsi birashoboka bari bamaze iminsi babona ibimenyetso kuri Eliya birashoboka ko Eliya ashobora kugenda. Noneho Elisha akamusubiza ati nanjye ndabibona nanjye ndabizi nanjye ndabibona. Ariko hariya hose i Beteli yajyaga hariya hose mwumva turiya duce twose yagiye ajyamo ni ahantu yari afite amashuri y'abahanuzi. Ni ahantu yari agiye ashinga abahanuzi. Yarebaga kure kuko yabonaga ko igihugu kugira ngo gitere imbere nuko kibona abantu b'inyangamugayo bashobora guhagarara mu mwanya w'Imana. Abantu b'inyangamugayo. Eliya rero ibyo yari yarabibonye. Niyo mpamvu yibabazaga iyo yagendaga hose izo nsisiro zose yagendagamo yasigaga amashuri y'abahanuzi. Ndetse uyu Elisha yari umwe muri bo. Nitugera kuri Elisha tuzabona noneho uburyo ariko mwanyemereye tukaza natwe tugashyiraho ishuri rya Bibiliya. Mwabinyemereye koko? Ababyifuza muzambwire. Nitugera kuri uyu Elisha tuzabona uburyo urabona Elisha yagiye amukurikirana nk'umwe mu banyeshuri be. Ubwo nitugera kuri Elisha tuzabona uburyo muri buka ukuntu Yakobo yasabye umugisha ijoro ryose. Elisha nawe mu gusoza iri somo twazirikanye uyu munsi yifuje ikintu kimwe ngo nifuza ko
umwuka ukurimo wankubirwa kangahe? Kabiri. Kandi koko azabigira. Tuzabona ko Elisha nawe koko yakoze byinshi hafi kurusha Eliya kuko yarabisabye. Ariko Eliya nk'umuntu wari wagiye abitegura yagize amahirwe abona muri abo bamusimbuye ku mwanya we, umva yamusigiye ikoti rye mu mvugo ya gihanuzi hari icyo bishatse kuvuga. Ubwo Elisha deja Eliya kigenda, Elisha yahise akora ibitangaza nk'ibya Eliya, ngo nuko arambura rya kote rye ku nyanja, inyanja iratandukana. Bya bitangaza nk'ibya Eliya, Elisha ahita abigira. Ariko nshaka gutindaho n'uburyo Eliya yari yarabashije gutegura n'amagenda ye akazasiga nta cyuho gihari. Mu yandi magambo yakundaga iyogezabutumwa, evangelization. Eliya ibyo akabibona, nta kundi yazahura igihugu uretse kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana. Icyanyuma rero ubwo nagiye nihuta cyane, buri kose umuntu yakabonera ibintu byiza byamuranze. Icya gatanu, kubera wa mubano yari afite, Imana yagendaga imuha ibimenyetso. Imana yagendaga imuha ibimenyetso. Wenda icyo dusorejeho uburyo yagiye mu ijoro adapfuye, si ikimenyetso gikomeye ko Imana yari ifitanye umubano nawe. Turibuka cyagiye nyine igihe yarwanaga n'abahanuzi ba Bahari, baravuze ati nimusenge turebe uwo Imana isubiza. Ngo nuko baratangira barasenga, ndetse aranabashinyagura avuga ati yewe nimusakuze hari imana nanyu yaba isinziriye. Wari Eliya. Ariko we agiye gusenga afata, umve Eliya ni umuntu warebaga kure, nicyo ni ikindi kimenyetso, yarebaga kure cyane. Afata rwa rutambiro arwubakisha amabuye 12 ashushanya umuryango wa Isiraheli, kuko yifuza unity mu muryango wa Isiraheli. Ubundi arasenga, Imana ihita isubiza bya gitambo cye, Imana ihita igitwika. Bishaka kuvuga ngo Imana yamuhaye ikimenyetso ko igitambo cye igitwa icyakiye. Mu gihe babandi ba Bahari bari bavuze mwuka wera manuka sakuzagera kwakundi nyine abantu basigaye basenga kugira ngo hari we nubwo bari gusakuza koko bari gufashwa. Byahibyo kajya urusaku ntago ari rw'Imana idusubirisha. Nuko rero twavuga byinshi kuri Eliya, ariko ubuzima bwa Eliya hari icyo butwigisha. Yifuzaga guhindura byinshi mu gihugu cye, kugira ngo igihugu cye nicyakira Imana cyakire umugisha, maze babeho koko nk'abafite Imana. Nicyo natwe dusaba bajene, nicyo dusaba kugira ngo umubano wacu n'Imana uviremo abaturanyi, uviremo igihugu cyacu, uviremo imiryango yacu umugisha. Imana ibahe umugisha kandi bakomeze dusabe guhagarara dufite umubano wacu n'Imana. Imana izabiduhera umugisha. Nyagasani Yesu nabane namwe.